Emi twongeye kuguha ikaze noneho sasa. Yeah, murakoze cyane kunyakira kabisa. Ariko ingofero kwibona y'inyuma. Aka gafitire muri kwabona akabanyamerika nyine. Cyane. Yes, Emi turi kwihuta cyane dusigaranye iminota mike kandi turakwakira twakire n'undi muvandimwe nawe uri hano. Tugiye gufatanya abahanzi babiri hano kandi bose bameze neza. Emi ni mukuru w'uyu nguyu cyane. Emi wenda ari nawe duhereyeho. Nyuma duherukana ukiri umusore ndabyuka tuganira hano tubwira uburyo amenyanye n'umukunzi wawe nacyo kibazo twaze nguze guheraho kwase umutashaka kumenya ko kuburyo imbuga nkoranyambaga uburyo zakubakira. Yeah, imbuga nkoranyambaga zakubakira cyane kuko buriya social media dukoresha zishobora kwerekana umuntu ari we like 80% nka 80% ushobora kumenya umuntu ari we. So bitewe n'ibintu duposting n'ama caption yacu umuntu ashobora kuvuga ati kanaka buriya n'umuntu umeze gutya kundi bimeze bitya. So rero ngewe wabyo nabonye kuri social media naje gusanga mpuye n'umukobwa naje gusanga live ari nabyo koko tu. Wow. Amafoto nta edit zari zirimo. Ntabyo kabisa. Naje gusanga kabisa ari fresh ko nkuko namubonaga ariko namusanze tu. Byarani sawa. Murakundana bukora ubukwe ejo bundi mu kwezi kwa 12 ari muri Tanzania ariko muzana gusezerana mu murenge inaha. Urumva umeze ute uriyumva ute nyuma noneho yo kuba ibyo byose warabirangije? Man, sinzi ukuntu nabikubwira, it's a best feeling. No, I mean, wumva uri comfortable, sinzi ukuntu nabisobanura, wumva utuje, hari umutuzo ugira, ama n'ikindi wumva nanone uri more responsible. Wumva hari responsibilities zindi ugize, ariko mu by'ukuri wumva utuje kabisa, no mutuzo tu. Ubusohoye indirimbo igitekerezo cyaje ryari mukimara gukora ubukwe cyangwa mwagiye gukora ubukwe n'ubundi mu Tanzania mwita no shooting? Igitekerezo nsanzwe ngifite kurumva nsanzwe ndirimbira abantu bandi. So nta kuntu rero wakora ubukwe ngo umugore wawe umucike to cyangwa se ugende nta kintu mukoreye cyangwa ukoze. Utayikoresheje. Yeah, so byari biri muri gahunda then nuko nguko naje kubikora. Okay. Kugira ngo noneho hari amashusho yego mu bukwe ariko none ntandi hanze mu convenke yumve ko agomba kujya mu mashusho nawe ajye hariye. Yari undi ko byagenda kose bo ufite ukuntu uranamuzi ni umuntu akunda kujya kuri social media n'umuntu ukunda gukipinga ubuzima bwe mu buryo buri private. So ariko iyo ari indirimbo ye bibindi tu ntago menya how spirit zivuye ababyishimiye sinzi ko mwabonye na acting ye yaradutunguye twese tu. Araba producer twakoranye video natwe twamubwiraga ibyo gukora twikandagira ahubwo tukabona we ari ready cyane kuturusha akatubwira n'ibindi tunakora ahubwo tumufata. So yeah, yari indirimbo ye kabisa ntago bigorana. Ubu zisigarize nicyo tariko ahubwo byanteye ikibazo actually nagize ikibazo ndi kwibaza use nzongera gukoresha undi mu modo mu izindi ndirimbo bishoboke tu kumva yarankomye tu yakitinze fresh amafaranga azahama mu muryango. Numva se irasohotse tugiye no kwimva mu kanya gatoya ariko n'iby'ubukwe bivuyemo ndibuka ubwo waherukaga mu Rwanda uvuga ngo ngewe Emi ngarutse mu muziki ngiye kushyiramo imbaraga ngomba gukora uko byagenda kose. Intego iracyari iyo ngiyo ko Emi agiye kongera ushyira imbaraga mu muziki cyangwa already nazishizemo ubwo mbikubwira. First of all ko mutambaje se narega njye narahanuye man. Ushize ntago umunsi ko mwambashije ngo ibyo nzakora ubukwe ndaga ni ngiye nzakora ubukwe abanyarwanda bose barabonye urukingo. None ubu tugeze mu byibuze ibyo ndabyoka ko mwagiye muri bikana abashije bahandisha none narahanuye birabase ubukwe nabukoze. So ubushize kw'icyo kibazo warumbajije cya music wabyuka ko ubushize nari natatse mfite document iri hanze mfite indirimbo yitwa Charger mfite Kaya nari natatse tu ariko nyuma rero ntangiye gutegura ubukwe nsa nkaho slowing the down gato kuko urumva umushinga w'ubukwe n'umushinga ukomeye. So mba nkaho nkabanyije umuvuduko mo gake ariko this time why not umushinga nakoraga warangiye ubu ngubu mfite gahunda yo gukora indirimbo ama EP album nayo izasohoka. Nta gahunda ufite yo guhindura style nka Meddy yarahinduye ari hafi kujya muri baravuga ko agiye kujya muri gospel. Wowe uzakomeza muri uwo mujyo madamu kubone ko actinga n'abandi bamodo hariyo yakitinzemo icyo kintu cyari hurizo ariko rero music of course sindamenya style nzakora iyo ariyo
ariko genda cyumva kabisa nyifite uzagwa muri wa muzi nzakomeza kabisa. Emi turi gusoza navuze ntabwo dutinda wenda urava mu Rwanda ryari usubire muri Amerika ryari hanyuma umugore murahita mujyana cyangwa gushaka ibyangombwa? nzagenda ejo nibwo nzasubirayo. I wish ko nawe kuguma ahangaha bangiye ntanabishaka mani. Munyibukije ko nzanagenda by the way. Sorry. Oh it's okay. Nzagenda ejo hama ikindi warumbajije uko umugore bimeze bite? Nzamusiga gato kugira ngo ngende ndebe uburyo yazansanga. Hama nyuma yaho gato akimara kuhagera ni igihe gito tugaruka ahangaha tu. Ndashaka kwibera ahangaha mani. Okay. Kukize ariko ngewe muzi ukuntu muzigarukira rata. Ndahita nigarukira kubera ikigo wahisemo kuzahita ugaruka mu Gahabo ukaba hano for good? Kubera ko njye ndi umunyarwanda kandi hano ni home. Hano ni home, feeling comfortable, mba numva nishimye tu kuko hari ahantu uburyo tuba tubayemo man ningi uko tumeze gutya man nuko tumeze gutya dukana interview mu Kinyarwanda uhura n'umucama ukabona kanakura muzi yoka you need therapy renze tu wabibona ari uko utakibifite. Utabifite ni ubwo wavuga ati hari ikintu na missinze tu. So ibyo bintu rero ngenda umuntu w'abantu nikundira vibe nje nkunda ko ndi kumwe n'abantu dutera story. So kuri n'umunyarwenya gake nzigarukira ninde mwese ko rero atumwe ngo ko atarazi kuri umunyarwenya ukuntu utamuza aramubarirwa. Ubutumwa ku bakunzi bawe dusoza duhita twumva identite nyuma twakire undi muhanzi dufite hano. Abakunzi banjye no kubasaba gukomeza kunkurikirana nyine bagakomeza kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye bakamenya amakuru yanjye no gukomeza kungaragariza urukundo ndumva ari icyo ngicyo. Wakoze cyane kwa natwe Emi. Murakoze cyane. Thank you so much. Thank you so much.